Muraho neza, Yesu nashimwe, Yesu kandi ahimbazwe. Nongeye kwishimira ko Imana iduhaye uburyo n'umwanya kugira ngo tuganire ku neza yayo, impuguro zitandukanye, mu kwibukiranya imirimo yayo itangaje iba yaragiye idukorera. Kandi koko biba bitarondoreka ibyo iba yaragiye ikora, ntabwo wabibara rwose. Hari ukuntu rimwe na rimwe tutajya tubyitaho, ariko ni byinshi nk'uko tugenda tubigarukaho tubivuga. Reka rero dusenge kugira ngo tuganire umwanya mutoya, mbabwire icyo Imana yashyize ku mutima, kandi buri wese agitekerezaho kugira ngo tubashe gusobanukirwa mu by'ukuri icyo Imana twibwiraho cyangwa se dushakaho. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, ugeze neza kuduha aka kanya, kandi ni wowe utwemerera, ni wowe utubashisha gukora no kugera ku ntego ushaka ko abakristo bageraho. Rero tubashishe n'ubundi kugira dusobanukirwe, kandi tubashe kumva neza ibyo tubwira muri uyu mwanya. Nanjye umfashe kugira ngo mvuge nk'ubwirijwe n'Imana, kandi nsobanure nk'usobanukiwe Imana isobanuriye, kandi n'abumva nabo n'abareba iyi video bibagirire umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo muri Zaburi ya 30 umurongo, turasoma umurongo wa 6 wonyine. Urabona ni nka be yawo, ariko reka tuwutangire, turaza guhindukira dusoma Zaburi ya 4 umurongo wa 7 tugere kwa 9. Reka duhere kuri 30 umurongo wa 6 haranditse ngo, kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ako nashakaga cyane rero nagakurikiyeho ngo, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Munyemere rero tubasomere rimwe, mbanze nze ku murongo wa igice cya Zaburi n'ubundi igice ya 4, hanyuma dusoma umurongo wa 7 turasoreza ku murongo wa 9. Haranditse ngo, hariho benshi babaza bati, ninde uzatwereka ibitunezeza? Uwiteka, tuvushije umucyo wo mu maso hawe, ushyira ibyishimo mu mutima wanjye, biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Amen. Mana ishimwe. Uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo wicika intege. Ubundi Bibiliya yatubwiye kuri iriya be y'umurongo wa 6 igice cya 30 cyangwa Zaburi ya 30, twumvisemo ikintu kinini kandi gikomeye. Ese ni iki cyatuma umuntu arira? Ni iki gituma umuntu arira kugeza ubwo ngo ahari kurira kurarira umuntu nijoro? Ni ukuvuga ngo araye arira, ashobora no kurikesha arira. Kuki umuntu arinda arira kugeza ijoro ryose kugera amanywa akambye? Birashoboka ko nawe uri murira. Umwe ashobora kurira kubera ibyago yagize, umwe ashobora kurira kubera kubura imibereho isanzwe, undi ashobora kurira kubera ko arimo agerageza ibintu bikanga, undi ashobora kurira kubera ko yarenganijwe, undi ashobora kurira kubera ni byinshi cyane bituma abantu barira mu by'ukuri. Kandi kurira ntibivuze ngo amarira atembe gusa, ahubwo umutima ubwawo urarira. Noneho rero ikintu gikomeye ni ukwibaza ngo ese kubera iki yavuze ngo, Bibiliya ivuze ngo ahari, it may be, ça peut arriver, birashoboka ko byaba, birashoboka ko narana ndira, birashoboka ko waba uri murira, birashoboka ko waba uri muri situation cyangwa ubuzima butakwemerera guseka, birashoboka ko uri mu buzima bw'agahinda, birashoboka ko rwose n'uwagerageza kuguhoza bitakunda, kubera ibintu byakurenze, birenze n'urugero mu by'ukuri kubisobanura
n'uwo wabisobanurira nawe yakumva byamurenze. Birashoboka ko n'ibihumuriza ari bikeya, birashoboka rwose, birashoboka. Ariko ikintu gikomeye njyewe numvise, nibutse ijambo nkivuga ibi rivuga ngo ese umujyanama wawe yapfuye? Ngo bituma ngo utaka ngo uniha ngo nk'umugore uri ku nda, ngo umwami wawe kandi ngo umwami wawe yapfuye, umujyanama wawe. Byerekana yuko ubundi hagakwiye kuba hari ibihumuriza by'Imana biri hafi aho, kuko ariwe mujyanama, ariwe mwami wacu, ngo udakwiye gutaka kugera ku rwego urara uniha bugacya. Ariko Sapiyari yavuze ngo ahari nibutse irindi jambo ry'Imana rivuga ngo birashoboka ko n'umugore yakwitakana cyangwa yareka cyangwa yata, yihanganire, ashobora no kwibagirwa umwana yibyariye. Ariko se ngo nanjye namwibagirwa? Ni ku Uwiteka mu by'ukuri Uwiteka yabivuze ngo ese byakunda ko njyewe nabaremye mbibagirwa? Ati reka reka, ati nabaciye nk'imanzi mu biganza byanjye. Ariko noneho umuntu ageze muri situwasiyo cyangwa mu buzima butuma arira ijoro n'amanywa, hari n'urira nyine iryo joro, bwacya nanone agakomeza abona iri joro, mbese ijoro rikatinda. Ariko Bibiliya itanze icyizere. Hari ijambo, hari amagambo umuntu areba ukumva rwose Imana yagize neza kuduha amagambo aduhumuriza. Kuri ya murongo dusorejeho wa 9 w'igice cya Zaburi ya 4 havuze ngo nzajya ndyama sinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Amen. Imana ishimwe. Nzajya ndyama nsinzire niziguye. Kandi nyamara umuntu arimo araniha, umuntu arimo ararira, umuntu ararira kubera ibi n'ibi bitewe n'ibyo urimo, bitewe n'ibyo kanaka arimo. Ariko buri wese urimo urira afite ibimurijije, ntabwo umuntu yarezwa n'ubusa. Ariko tekereza gusinzira ukizigura, ugatwarwa ukagera kure, uvuga ngo Uwiteka mu mahoro, makuba amahoro. Urumva byoroshye? Ariko reka mubwire ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana, ngira ngo hari abaririmbyi bagikunze kuririmba ngo ni Imana idakangwa na biracitse. Ni Imana itavuga ngo igihe kirarenze, ngo igihe ngo ese ngo byaca he, byanyura mu zihe nzira, byagenda bite? Reka mbabwire, Imana ngo yicara mu itangiriro ikavuga cyangwa ikamenya ibiri mu iherezo, kuko yo ni Alufa, itangiriro, ni Omega, ni iherezo. Ikindi ngo izi byose, omniscient. Kuba ari omniscient, ifite siyansi zose zizi cyangwa izi byose, ni ukuvuga ngo izi igihe gikwiye cyo gutabarirwamo. Benezeri yararirimbye ngo hari igihe iceceka ukagira ngo siyo yavuze, hari n'ubwo kureka kandi ariyo mwavuganye ngo yategereze. Hari igihe iceceka ukagira ngo siyo yavuze, hari n'ubwo ikureka kandi ariyo mwavuganye, ukagira ngo rwose urapfuye, ukagira ngo birarangiye. Uyategereza bizasohora, ibyo yakubwiye uzabibona, kuko Imana atari nyabinyoma, kuko Imana yacu itabeshya. Ishobora no kuba itarakoresheje umuhanuzi, itarakoresheje n'iki, ariko ijambo ry'Imana yakoresheje riravuga ngo ni Imana idakangwa na biracitse, ni Imana itagira iherezo. Ikindi ngo ni omnipotent, ifite ubushobozi, ifite imbaraga, ifite ububasha.
ni Imana idakangwa ngo kanaka ni igitangaza, namucaye kugira ngo ntabare uriya, ese iri joro naricaye kugira ngo mbigenze irakangwa n'iki se? Umwijima niyo yawuremye, amanywa niyo yaremye, abantu niyo yabaremye, ibinyamaswa byose niyo yabiremye, ibyatsi n'ibiguruka n'ibiti byose niyo yabiremye, ibintu byose niyo yabiremye, ni omnipotent, ishoboye byose. Rero ntabwo ntihitiye ubwo no kuvuga ngo se ngo ubundi ngo harya ngo waba yitonze ngo yewe ngo hariya sinabishobora. Urabona twebwe mu masezerano amapromesi tujya duha abantu turavuga ngo yeba wihanganye, umuntu agusanze ati ukabyara wangurije ko byanyobeye rwose nabuze n'icyo ngaburira abana, nabuze isaha ya tagisi, nabuze iki, yewe nzi igihe kirageze cyo kwishyura ubukode ariko simfite aho nishyura, ndakuba ati yote ati nanjye byanyobeye, ati jya kwandindiriye ko gashara kaza, ati kandi se azaza ari ayahe ko azabashe. Ntabwo ari Imana uganyira ngo izakubwiye ngo ihangane nyine ngo urumva ngo nta kigenda ngo nanjye numiwe. ni omnipotent, ishoboye byose. Nani ikintu gitangaje ngo ni na omnipresent, ihora hose. I mean hose irahari. Na ya marira irimo yareba, irimo irayumva, naho wagiye bakagushishuriza iri kumwe nawe, naho bagushushubikanyije irahari, n'ibyo yiganyiriza byose irahari, ibintu byose irabibona, urayihisha. Ubu nubwo wajya mu bushorishori bw'ijoro iriyo, nubwo wamanuka hasi kuzimu undi irahari, ngo ahantu hose irahari. Ariko reka mubwire ikintu gikomeye nabonye, reka mbasomere umurongo wantangaje. Muzi ko umurongo wa 4 wa cya gice cya 4 cyangwa ya Zaburi ya 4, umurongo wa 4, akarongo kajya gusoza kantangaje, reka tusome hose mwumve. Ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we, Uwiteka azanyumva uko mutakiye. Mana ishimwe, haleluya. Uwiteka azanyumva uko mutakiye. Ikibazo rero dufite, niba ari homework, niba nyita iki, ariko ikibazo ni ukuvuga ngo ese ko ndimo ndarira ntakira nibura Uwiteka, cyangwa ndimo ndarira hari amarira n'imijinya tugira ahubwo duhanganye n'Uwiteka. Buriya ngo Hezekiya igihe ahindukira aho yari yivuye, ngira nivure, buriya umuhanuzi amubwiye ngo raga ibyawe, gena ibyawe, bigabanye, gira ute, hanyuma yarangiza agahita agenda ahubwo akagira ngo ntabwo yabwiye Uwiteka n'umunezero n'ibyishimo, ahubwo ngo arakaye, jyewe uzi ukuntu nakoreraga, uzi ukuntu nagenda nkora ibiki n'ibiki, nta bibi nakoze, none kubera icyo ugiye kunyica, ibiki n'ibiki. Ngo yari afite umujinya, yari afite amasengesho y'umujinya. Ubundi hari amasengesho y'umujinya, hari ibyo bita ngo ni ukwihenuraho, umuntu yari kwihenura ku muntu, yayandi y'uburakare, urimo urasaba ariko urakaye, imijinya myinshi, nta n'ubwo uzi ikintu cyitwa kubanza kuzirikana ko Imana ari byose, ari iguha cyangwa ikakwima, ari yategeka bakaguha cyangwa bakakwima, ntuzi yuko ariyo mwami wawe. Maze umwanditsi yaranditse ntiyabungira ngo nubwo yanyica ngo nzapfa nyiringiye, ntuzi yuko ibintu byose ari ukunegosiya, erega ni umwami. Mbese hari demokarasi ku Mana? Wapi, ni umwami, ugomba guca bugufi, ugaca bugufi, ugapfukamuka, kavuga maze kukera ko bavuga ngo gahorana amashyo n'ingoma nyagasani kamuramya. Iyo uvuze ngo wisakaye ubwiza, mugani wa Apolinere, kavuga ngo Imana muhereze icyubahiro, mushimire Imana hera hayo, yinezeze, gupraising Imana. Inka iyo ushaka ngo kwiguha amata neza, urayagaza, nta mahane igira, uyishyiriramo akaziki. Njya numva abahanga bazicurangira akaziki kaguha amata yishimye. Hari umuntu wavuze ngo bless the Lord, ngo praise the Lord, ngo may God be blessed, ngo Imana ngo ihabwe umugisha. Imana ihabwe umugisha, Imana ihabwe umugisha, ni bayigira guhita no kwifurata, no kwinezeza, no kwigusha neza. Ibyo dukora byose no kwigusha neza. Ntabwo nibuka ikorasi bajyaga bavuga ngo muyigushe neza, muyigushe neza.
iyo abantu babyina, iyo abantu baseka basekera imbere y'Imana, iyo abantu bagira bate, ni ukuyihendahenda, ni ukuyihendahenda, ntabwo uza wigize ikintu cy'igitangaza uvuga ngo nubwo wakoze njya numva abantu ubwo utankora ibi nanjye ndivumbuye nanjye ndagiye nudakora iki. Ijambo hariya ryavuze ngo Uwiteka aranyumva uko mutakiye. Imana ishimwe. Noneho kurira kurahari nibyo, hari ibintu bituma urira rwose, nta n'ukubujije kurira, ufite impamvu yumvikana, wayibwira umuntu akabyumva pe, buri wese hari situwasiyo ugeramo ukarira kandi ukabwira Imana wumva ubabaye, ukibaza ngo biragenda bite, abantu bararwara ukumva Imana watabaye umuntu, hanyuma nyuma yo kurwara akanapfusha cyangwa se akanabura n'ibyo yari yishingikirijeho, abantu bafite ibintu byinshi byabariza, ariko ikintu twumvise kiravuga ngo Uwiteka, Uwiteka kuba yarandobanuye, kuba anyitaho, nkwiye kumutakira kuko aranyumva. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, ni uko twumva iyo tumusabye nk'uko ashaka. Imana ishimwe. Yesu yarabishimangiye aravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, kuko umuntu wese usabye ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Ikindi gikomeye ngo se muri mwe hari umuntu umwana we yasaba ifi akamuha inzoka? Hari umuntu umwana we yasaba umugati akamuha ibuye? kuko muri wowe kandi mukaba muzi guha abana banyu byiza, ngo data wo mu ijuru ntazarushaho kubaha? Yavuze umwuka wera bamusabye, ariko azarushaho no kuduha ibyo dusaba, ariko ikibazo ni ryari atanga. None se ikibazo dufite turayigenera ngo tuyibwire ngo duhe iki gihe? ntuzi ko abasaza babayeho mu ngoma ya cyami, najyaga numva wagenda ugatura umwami ugakora neza, utavuga ngo azakugorora, ubundi wibwirizaga igihe gikenewe bakagutegeka, bakagukatira umusozi, bakaguha amashyo se, bakagira bate, ariko ni igihe abyishakiye. Umuririmbyi yaririmbye, ngira ngo nako ni igitabo cya ni kera Maganya ni umubwiriza, ahantu handitse ngo umukunzi wanjye muramenye ntimubyutse umukunzi wanjye, ngira ngo karimo muramenye ntimubyutse umukunzi wanjye, mumureke kugeza ibubyishakire, mukunzi wanjye uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imvugo yawe nayiranezeza. Uramuhendahenda ukamugusha neza, ukamuririra. Niba kuririrwa abantu urabaririra ukabaganyira, ariko ntabwo ariko bose bakumva. Abantu bose urababwira nabo ugasanga bafite ibikurenze, ibibarenze bitahuzwa n'ibyawe, ariko umwami wacu uramugusha neza, hanyuma igihe ari bubyishakire, igihe abonye ko byageze ku nyota ye, hanyuma agire gutya agusubize. Kirazira kurambirwa, kirazira kuvuga ngo ibyo nakoze birahagije, kirazira kuvuga ngo nategereje ndaheba. Umuririmbyi Ebenezeri waririmbye ngo hari ngo isaha y'Imana. Dufite Imana yumva gusenga kandi igatanga ibisubizo, ntabwo yirengagiza na hato gutaka kw'intore zayo, ariko icyo ukwiriye kumenya nuko Imana isubiriza igihe, nuko tegereza wihanganye, isaha yayo izagera. Guma mu masengesho, Imana izagusubiza, ntabwo yakwibagiwe, n'isaha yayo itari yagera. Imana idufashe. Ntabwo ukunda ubu, ariko nzaba
nd'ejo. Niko umwanditsi yavuze ngo murabona ko nirabura ariko siko nzasa, nzagera niyambura ubu bushwambagara, nzagera niyambura iki. Nagira mbabwire ikintu gikomeye, maze n'abanyarwanda baravuze ngo nizibika zari amagi. Abantu bose bari mu byo wifuza kugeraho cyangwa se mu buzima busanzwe, yaba ari mu buryo bw'umwuka, yaba ari mu buryo bw'umubiri busanzwe, mu iterambere risanzwe, ntabwo ariko babivukanye bose, siko babivukanye. Imana yageneye kanaka, wowe uragira ngo yarakwibagiwe? None se ubundi uretse n'ibyo, ntabwo uzi yuko kubera igihe cyayo cyiza yaporogaramuye, hari n'abantu ishobora kwima iki kuko ibona ni ikibaha mu gihe runaka cya mbere y'igihe, reka mbyite gutyo, bazabyanjanjwamo, reka abarundi bavuga kubyanjanjwamo, ukitwara uko ushaka ukanayita. Uzi ko hari igihe gushyira no ku ikosi kuko yabonye ko utaragera igihe cyo kugira maturite yo kwihanganira kubana n'ibyo bintu urimo usaba. Nubibona ni ukuvuga ngo Imana ikwima ikintu ifite impamvu, inakiguha ifite impamvu. Rero nagira mpumurize abantu barimo barira. Urarira rwose kandi birumvikana, urababaye, urafite umubabaro rwose unakomeye n'intimba n'agahinda, ariko Imana irakuzi, Imana yanakuzirikana, Imana iri aho uri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo azitwa Emanuweli, Imana iri kumwe natwe, arahari. Nawe uryamye arahari, nawe urimo ugenda arahari, nawe wicaye mu modoka arahari, mu murima arahari, nubwo waba uzi ibyo ukora arahari. Ari toujours avec toi, agendana nawe, ari muri wowe, kandi n'Imana irimo umva. Bibiliya Balamu arimo ahanura yavuze ngo abonye intare ibunze irimo hagati yabo, kandi ni intare ikomeye, intare z'amashagaga menshi, ngo n'intare z'ingore. Abunze muri wowe, arimo hagati muri wowe. Mubwire. Umuririmbyi yararirimbye ngo wibwire Yesu, wibwire Yesu, wibwire Yesu, wibwire Yesu arashoboye, wibwire umwami, wibwire Yesu, wibwire Yesu, mwami w'abami arashoboye. Ubu nta kintu wigeze usaba ukakibona? Ubu nta mashimwe wigeze ugera igihe runaka bati Imana yankoreye ibi, ngo ugende nibura kuri aka kantu k'amateka uvuga iti n'iki nacyo yagikora? Ubu nta gihe wigeze kumva nibura amashimwe y'abandi uvuga uti ubwo yagiriye uriya nawe azankorera ibi ngibi igihe nikigera? Reka rero mbabwire, reka twihangane. Urimo arira nimwihanagure. Umuririmbyi y'ikorasi yavuze ngo abarira nimwihanagure, gutabarwa kurabonetse. Amen. Reka twizere Imana, reka twiyomataniye nayo, nayo izatugirira neza. Hanyuma kurira kwawe kugire gahunda, uyiririre uyisanga, uyigana, uyibwira, kandi usobanura ibintu. Imitima isobetse amaganya ntisobanura amagambo. Irepoze gatoya, uyibwire, uyihe detaye, every detail of your life, uyibwire akantu kose, wisabira mu kavuyo. Ivuga ngo Mana, ngo nubwo wampa icyuma na saro, Imana iguhaye icyuma na saro wenda wasanga kigusebeje. Yibwire ngo ndashaka inzu. Mana umpa akazi, nubwo wampa ibihumbi 100, mwami nagushimira. Yibwire bitewe n'icyubahiro ufite, niba warize amashuri yawe yibwire bitewe na salary ushaka, yibwire upresize. Ngo Mana, ngo rwose nubwo wampa akagare gashaje, wahisabye moto cyangwa imodoka, ibintu byose izabiguha mu gihe cyabyo. Imana ibishaka abantu ba presi, tule detail. Ubuzima bwacu bukeneye kuba busobanutse imbere y'Imana, ntitwiminimize, ntitwisuzuguze imbere yayo ngo tuve ngo turi akantu gatoya, turi abantu. Ngo yaravuze ngo ninjye nababwiye ngo muri Imana, kandi ngo nayo yenze kutugira Imana haburaho hatoya. Mbabwize ukuri, ubuzima bwacu reka tubwire Imana buri detail y'ubuzima bwacu, kandi amarira yacu agire gahunda, ayibwire, izatugirira neza. Mwene data, humura. Iri jambo nzanye ni iry'ihumure. Humura. Natwe hari ahantu tuvuga ngo Imana yankuye aha, ingeza aha. Natwe hari icyo tuvuga ngo Imana yadukoreye iki. Sinababwiye ukuntu namaze iminsi 3 nzenguruka ndimo nshaka. Hari igihe nari nabuze akazi, ngira ngo ni za 2017, projet nakoraga yari irangiye, mu gihe ngitegereje biranga. Hanyuma nabane I have to pray.
amajoro 3 nkahita nzenguruka ubundi ku manywa nkirirwa ngira gutya mbwira Imana 3 nuits 3 jours, hanyuma ibintu Imana iza kubikemura. Ariko biratangaje, narabivuze abantu bagize ngo ni blague, ariko natunguwe n'ukuntu mpamagarwa nkajya mu kazi kandi finara mu kizamini nakoze bagatungurwa bakambwira yuko ari jye nagitsinze. Sinari nzi ko banahamagaye abandi, bahamagaye umwe ku ruhande rwe za 2017 gutyo. Rero ntabwo ubuzima bwacu Imana buyobewe, ahubwo reka tuyibwire turi pose karumema. Murazi iyo umwana aje asakuza akarira agataka akagira ate, umubyeyi ati banza utuze, ubaye iki, bigenze bite, mbwira neza, ninde ugukubaganije, ninde ugukubise, igihe umwana ataravuga ibintu neza, ubwo se umubyeyi yamenye akemura ibibazo. Banza utuze, amarira ugabanye gakeya, ubundi yibwire kandi wibwire detaye zose. Ni Imana igira neza abantu bayo. Ubundi Imana ishimwe. Umuririmbyi yararimbye abana Evangelika ngo nunamiye Imana nkuye inkweto mu birenge, yunamire uyibwire byose. Kandi noneho Imana yacu, ndumva uyu munsi indirimbo zirimo ziraza cyane. Iya Evangelika nanone ya yindi kakaririmbo kavuga ngo nikora Evangelika cyangwa kavuga ngo uhera mu gitondo ufite umubabaro, izuba rikarenga ugifite agahinda, wiyunamira kenshi ugasuhuza umutima, ufite byinshi wumva wabuze uko ugenza, jya ufata umwanya wiherere maze usenge, suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, yibwire byose ku murongo bikugoye, Imana iragukunda ntabwo yaguha. Hari aho bagera bakavuga ngo wagerageje byose binezeza umubiri, wagerageje byose, ariko emera yuko unaniwe utangire usenge. Uko wazengurutse amahanga yose ushaka amahoro, warayishakishe, wagize ute, warigeragereje, ariko please usenga Imana kandi usenge wizeye. Imana iza kugira neza, Imana igutabare, Imana igushyigikire. Mwari kumwe nanjye Vincent Nkundimana, kandi ndabashimiye buri wese afata ayo mahirwe yahawe yuko Imana yamusezeranyije ko izajya imwumva nasaba, hanyuma yakoreshe ayibwire karumema atuje, umutima wose wizeye izatugira neza. Yesu nabaha umugisha.